umuntu yarampamagaye mu minsi yashize, hari ku cyumweru muri weekend yashize, arampamagara arambwira ati eh, Maître Jado, wenda bamwe mu batanzi nkoresha TikTok cyane na Instagram, arambwira ati ko nzi ko Sabari inshuti yawe, wakoze ibiganiro wagize gute, ko mfite video ze nyinshi. Ese video ufite yaguhaye? Ati hoya, ati mfite video ze kandi video zishobora kugira gute kugufasha. We yabimbwiraga nk'umuntu nyine, ambwira ati uze uzishyire hanze. Njye namubwira nti rero reka tubanze duhure, ko numvaga mfite amatsiko. Twese ahangaha yaba Sylvie ibyo yavugaga, tuba hano amatsiko niko turemye. Numvaga nshaka kwirebera, ngeze koko nirebeye mbona ni ibintu biryoshye kubibona. Wa muntu koko uza akavuga runaka byagenze gutya, abagabo bavuga mu mazina, na Sabe nawe kwa kundi yariterana mu nkuru ze, yo pole sana nukuri kuki abagabo umunsi babaye gutya gutya na gutya. Mbirebye nahise ngira ubwoba, nsubiza inyuma. harimo nta nubwo ari iriyanjye nabonye, nkurikije izo umuntu yari afite. Noneho ndamubwira se niwe wazifashe? Ati hoya, ni umukobwa wo muri karitsiye njya sinzi uko baziranye. Ati niwe uzifite, njye naraziyoherereje. Ndamubwira se ibi bintu nyine ukaba warabikoreye iki? Numvaga nanjye igihe kimwe nzatwika nkagira gute, kuko ni umunyamakuru ukomeye, ni umuntu rimwe na rimwe uza nyine akakora inkuru cyangwa se kuvuga ku bandi nk'uko mwahoze muvuga kuri Ndimbati. Ndangije ndavuga nti se za ndwara yenda ajya agaya ku bandi nawe yazirwaye? Ariko kubera ko nagerageje wenda kumwandikira ngo wenda tubiganireho gutyo bisanzwe, ariko njye basabye ko video bazimpa. Njye ndavuga ntago nkunda, cyangwa se mu buryo njye nkora muri showbiz cyangwa se muri kuri aya social media, ntago nkunda kugira gute gusa nk'uzana ibintu by'abantu wenda bishobora kubashoka nk'uko Sylvia yabivugaga. Kuko video nk'iriya cyangwa se n'izindi nabonye zisohotse byatera ibibazo, kuko sinuri w'impanga gusa, hari undi sinzi wenda nimba mu iyi minsi wenda ari ubushyuhe buri kumuzamo, kuko no muntu twabiganiriyeho aravuga se iyo bujuje miliyoni nuko bigenda. Ariko numva wenda ko ari nabonaga ni umugabo, nanjye ndi umugabo, ni umubyeyi. Uyu munsi nkeka ko wenda afite umwana cyangwa se abana. Ndavuga nta mpamvu yo kuza, ahubwo njye biranambabaje ko nibyo nibizajya hanze, nk'uko numvise wa mugabo yabivuga, avuga ati byadutwaye umwanya cyangwa se bidutwara umwanya kugira ngo inkuru nk'izi zize abantu bazibone, nizo nizijya hanze cyangwa se bikaza nabyo wenda imvugo ya Sylvie yahinduka. Ahubwo wenda ndabizi ko na Sabe ashobora kuba ari hano. Iyo ibintu nka biriya bije, ni igitabo, ubuzima tubaho ni igitabo. Uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe. Ahubwo wagiye uko cyangwa se yagiye akora inkuru, nimba umugabo acitswe, nimba umugabo baravuga ngo uyu mugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ariko inshuti yanjye, wenda izo nizijya hanze, kuko ndabizi ko hari abantu mw'iyi mihanda bo baticaye ubusa kugira ngo hahire rimwe. Izo niziza, imvugo y'uyu mubyeyi izahinduka. Ntabwo wenda nshaka kugira ngo ayihindure none, ariko uyu munsi icyo tuvuga kuri Sabe, ukibona video nk'iriya, the first of all namubwira ngo Paul nimba ari hano, kuko kuvunika aho yavunitse, wenda ava n'umusirikare aravunika amanuka mu mutaka, cyangwa se n'umwatlete nawe akavunika ari mu ma exercise. Umuntu wese rero mw'iyi mihanda iranyerera. Icyo wenda nshaka gusorezaho, iranyerera n'abandi bari hano. Tujye twirinda kwiha abantu. Wenda uyu munsi rwose ari hano kuko birashoboka, pole sana kuba yavunitse, no kuba wenda hari ukundi kuntu aho yavaga cyangwa se yatabawe n'uriya muntu, nabyo bifite ubusobanuro. Ni kuki uriya mukobwa ari we wahageze akaba ari uza kumusova, banamubaza ati uyu ninde, kandi urabamubazaga ngo ninde, arabizi ko yari Sabe.
kuko nimba ubibona Sabera yanagerageje kwiyambika ingofero n'amarinete nyine kugira ngo bitandukane nuko n'abake bamuzi bahite bamubona. Rero byanze bikunze ndabizi ko n'izo ngizo zizajya hanze, sinzabigiramo uruhare, kuko iyo mbigiramo uruhare mba narazifashe uyu munsi nanjye aho wenda ntwikira nkaza nkatwika, ariko se ejo nanjye ko byangeraho. Nicyo natekereje, ndavuga nti rero icyiza ni ukwenda nabanza nkavugisha uyu muntu, ariko abenshi muri aba ngaba bafite ama platform manini, niyo umugiriye inama abanza kukurebera mu ntuza mu jisho ry'aba followers, uyu muntu aforowingwa n'abantu bangahe, uyu muntu bimeze gute. Ariko aha ngaha dufite byinshi by'abantu, cyangwa tubona byinshi by'abantu bitewe n'abaducaho, kuko hari abamotari babyuka igicuku bakora amajoro, nibo babona ibi bibi cyangwa se ibi bintu byinshi biza bigiye kugira gute, bigiye kudusaza kw'iyi mihanda. So rero nsoza, umudamu Saba afite umugore, uriya mudamu waje kumufasha, ariko mvuge ko yaje kumwunga hariya, wenda hari hamaze kuboneka ivuriro hariya bari buriya ngo amwunge, nawe yari afite urugo. Ese Sylvie, nimba koko wenda uri umufeminist, uyu munsi umugore watekereza ku mugore wa Sabe, utekereze no ku mugabo w'uriya mugore. Uyu munsi hano dufite igihugu gito, kandi dufite iki, uko tuza hano tukubaka izi platform zacu tukaba aba influencers, isura yawe byonyine urahita abantu bakajya bavuga turiya ni runaka. Naho waca rero mu miyenzi, umukozi wo kwa runaka uyu munsi afite smartphone, azi kureba ifoto yiriwe isirikira akamenya ngo uyu ni Maître Jado, uyu ni Godfather. Ntago uyu munsi igihugu cy'u Rwanda nta kantu na kamwe wakora ngo kabure kumenyekana, kuko si par exemple nk'umuntu wanyerekaga iyo video n'umwana w'umumotari ukora intuza, araroba, abantu hano wenda bazi kuroba, akora ijoro. No kuvuga ngo amasaha ye n'ibintu aba kontorora, kandi mu ijoro nibwo haba ibintu bibi byinshi. None igitangaje niyo video yanyerekaga ntago ari uyu nguyu gusa, nawe nabonye ari umudamu umwe nawe uri muri showbiz ukuntu, ariko ambwira ati do barimo bagwirirana mu gitondo, hari mu rukere, ubona ko ari nko mu rukerera yayifashe. Rero ndangije arambye ati yifata uyibike we cicucu, nawe ugenda utwike kuri TikTok. Ndavuga ni hoya, video nk'iyi kora urumva na RIB isigaye ifite ukuntu imvugo zayo zisa nkaho zigira ndariya n'abasundi byanyinjiriza iki, nimba atari aturuza ngo akore, ntari gukora siporo wenda ngo mvuge ngo biramacingana ntuza yanjye na kariya yanjye. Ndavuga no, wowe ahubwo reka mbanze nzamuhamagara mubwire ko yarambwiraga ati mpa nimero ye, ngewe nibonera amafaranga, ndabizi ko arazigura se ufite amakuru. Ati ndabizi. Ndavuga rero reka nzakubwira, ndamwandikira, ariko ntiyari playinze back, ndangije ndabyihorera. None ejo n'izindi niziza, kandi ibyo byose uvuga niba mara kuba abagore babiri batandukanye n'abagabo, cyangwa se batatu batandukanye n'abagabo kubera ngewe cyangwa se kubera umuntu runaka. Ese Sylvie, ibyo tuzajya tuza tuvuge ngo uriya ni macuwa, uyu nawe ni Maître Jado, utubwiye ko wabonye izi video niwe? Nje nabonye umuntu wambaye amataratara n'ingofero. Bro, nje wenda hano harimo abantu wenda bamwe twabanye muri showbiz guhera nko muri za 2009 za 2008 gutyo. Nje Sabe tuziranye guhera nka 2000 yiga ari umunyeshuri muri kaminuza. Ubu se wambwira ngo wenda ndi bubone igikara mbone ko ari igikara gisa nk'icya Jackson, mbone ko igikara gisa se, ntago ntabiyoberwa. Ahubwo ikiba wenda gihari uyu munsi, nsoza cyangwa isomo riba riri hano, ntitukicare ku mitwe y'umuntu runaka. Naha ntago turi kuza ngo tumwambike ubusa, ahubwo ikiba gihari ni ukuvuga ngo ese ni irihe somo yakuramo. Nimba intoki eshatu cyangwa se urutoki rumwe yatungaga abandi eshatu zimureba, yabimenye basi ko natwe twagiye yadukoragaho inkuru nyinshi wenda za affect imiryango yacu, ariko tukabifata akatwumvisha ko ni ibisanzwe. Niko as a journalist ukora inkuru nyine nka bya bindi bavugaga inkuru zo investinga, gukora investigation no kubishoramo. Yaravunikaga akaza akavi Butare, akaza za Muhanga gushaka inkuru y'umuntu runaka. Uyu munsi rero umuntu turi kuvuga ngo
muri journalism baravuga ngo a big name always have a big news.